urakoze cyane. Bwana Jules, ku munsi w'ejo hateranye inama igamije gushyiraho icyitwa ligue mu kigiye kuzajya kiyobora shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Mbere na mbere wa mugana reka tumaze duhere kuri icyo ngicyo, ibyo bintu birahari nibyo, ligue izaba ari iki? Ntabwo numvise neza ikibazo. Nanimajije nti hari amakuru ariko ejo hateranye inama igamije guhindura uburyo bw'imiyoborere umupira wayoborwagamo, hakashyirwaho icyitwa ligue bitandukanye nuko shampiyona baga iyobowe. Mbere na mbere duhere kuri icyo, ni amakuru y'impamu, ese ligue ni iki? Yego, amakuru ni impamo, ngira ngo mwarabibonye ko twanabitangaje ku munsi w'ejo. Nyuma y'ikindi ligue sinzi ko nagisobanura ngo byite cyumvikana neza, ariko mu magambo make ni urwego rundi rugiyeho mu nzego zisanzwe ziriho za Ferwafa ruhabwa izi nshingano zo gutegura irushanwa rimwe cyangwa menshi. Kesi yacu rero ni ugutegura irushanwa ry'icyiciro cya mbere mu bagabo rizwi ku mpamvu z'umuterankunga nka Primus National League. Hagiyeho rero uburyo, ni urwego rwemejwe na inama y'inteko rusange isanzwe, akaba nayo inama imyanzuro ikomeye. Icyo turimo turakora no gushyira mu bikorwa imyanzuro y'urwego, navuga gushyiraho abagize iyo komite nyobozi, reka akaba ariko nyita mu kinyarwanda, cyangwa se board y'urwo rwego rwashyizweho. Harimo rero ibyiciro binyuranye bizagenda bihagararirwa mu buryo butandukanye. Harimo icyiciro cya mbere gihagazwe n'abantu 5, nibyo byakozwe mu nama yo ku munsi w'ejo. Icyiciro cya kabiri kigagarirwa n'abantu 2, nibyo bigiye gukorwa muri iyi nama y'uyu munsi. Mu kanya ngira ngo ndanasohotse, ni nayo nari ngiye kwinjiramo, ariko nagira ngo mbahe umwanya namwe ko bari na byiza ko twitangariza mu Rwanda. Ubu ni ukuvuga ngo mu nama mugiyemo mugiye gutora abandi 2 bagomba kuza muri komite nyobozi? Yego. Hanyuma nibamara kuba urwego rw'abantu 7, inshingano nyamukuru bazahabwa n'izi? Inshingano nyamukuru uko nari nzivuze ni ugutegura no gukurikirana imigendekere ya shampiyona, ariko by'umwihariko no kuyishakira abaterankunga hagamijwe kuzamura amikoro n'ubushobozi bukomoka ku bikorwa byo gutegura shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda, Rwanda Primus National League. Hanyuma Jules, iyo ibintu biwenda bitarasohoka ngo bijye ku mugaragaro, batangwe report yuzuye, abantu bagerageza gushaka amakuru hirya no hino. Hari amakuru avuga ko muri iyo nama hashobora kuba haraganiriweho n'ikijyanye n'igihe shampiyona izatangirira, ndetse n'abakinnyi bagomba kwemererwa kuyikina, harimo no guhindura umubare w'abanyamahanga bagomba gukina. Ibyo byaba byaraganiriwe, byaba ari impamo, byaba bihagaze gute? Mbanze mvuge ko kubiganiraho ntabwo bigombera kuba tugiye gutangiza ligue cyangwa tutayitangiza, cyangwa iriho cyangwa itariho. Ibyo ni bisanzwe biganirwaho igihe cyose turi kuva mu mwaka umwe w'imikino tujya mu wundi mwaka w'imikino. Habaho ibiganiro nyunguranabitekerezo hagati y'ubuyobozi bwa Ferwafa n'abagize amakipe aribo bagenerwa bikorwa. Hakabaho ibitekerezo bitangwa, hakabaho kubyunguranaho, hakabaho kubijyaho impaka bijyanye no guhindura amabwiriza agenga amarushanwa. Iyo tuvuga umubare w'abanyamahanga ni ibwiriza ari mu mabwiriza agenga amarushanwa. Iyo tuvuga igihe shampiyona izatangirira, ni imyanzuro komite nyobozi ifata, ari nayo yemeza ingengabihe y'umwaka w'imikino. Ibyo rero kuba abanyamuryango amakipe ashobora kubitangaho ibitekerezo uburyo byakorwamo, hari ababishima, hari abavuga ati twakosora ibi. Ibyo ni ibintu bitagombera kuba hariho ligue cyangwa hatariho ligue. Ibyo nuko amategeko abiteganya, ni ibintu bishobora gutangwa mu byitekerezo, bikagibwaho impaka, bikunguranwaho ibitekerezo, ariko umwanzuro wa nyuma ufatwa na komite nyobozi ya Ferwafa nk'uko amategeko tugendera uyu munsi abigenga. Nta mwanzuro n'umwe wigeze ufatwa ku kintu icyo ari cyo cyose. Ibyaganiriweho ni ibisanzwe binaganirwaho umwaka ku wundi. Bavugaga by'umubare w'abanyamahanga, bavugaga by'ibindi biteganywa n'amabwiriza. Hari ibindi twaganiriye birebana no gukora shampiyona bari munsi y'imyaka 20 ishingiye ku makipe dushaka gutangira muri uyu mwaka w'imikino wa 2023-2024. Ibyo birumvikana, twaganiriye ingingo nyinshi cyane, hatarimo gusa icyo ngicyo cy'abanyamahanga. Hanyuma wenda Jules, ku kijyanye no kubona abaterankunga bashya, haba hari ibiganiro byaba byarabaye hagati ya federasiyo na Azam TV yo kuzongera kwerekana shampiyona? Bimeze bite ayo makuru ko nayo yagiye hagaragara? Kugeza kuri ubu ngubu icyo twavuga ni uko amasezerano twari dufitanye n'uwari umufatanyabikorwa muri myaka 3 ishize yararangiye. Biduha rero mu by'ukuri uburenganzira bwo kuba twaganira n'undi wese ubyifuza, yaba wari uhari, ntabwo tugufite ku ruhande,
yaba ubuvuze n'abandi bose bahari, hari ababa babyifuza, hari abo bikenera kujya gutuma babyifuza akaba ariko mu Kinyarwanda. Ibintu biba bigikorwa n'imirimo ibikiri muri drafting phase cyangwa se mu biganiro. Ukajya kuvuga akanya ngo naganiriye n'uyu kuko RCD Conte icyo umuryango mugari w'umupira w'amaguru ukeneye, icy'abafana, icy'abakunzi b'umupira, icy'amakipe akeneye, ibiganiro bakeneye mu masezerano. Ni ukuvuga uti twavuye kuri uru rwego twagiye kuri uru nguru mu bijyanye no kwinjiza amafaranga. Naho ibiganiro byo nakubwira abo twaganiriye kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, ariko ngira ngo nta kintu yaba bimaze. Kugeza ubu ikizwi ni itariki izaberaho Super Coupe tariki 12 z'ukwezi kwa munani. Nta yindi tariki wenda abanyarwanda bakwiriye kumenya ku bijyanye na shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda cyangwa se andi marushanwa yose ategurwa na Ferwafa? Iki kibazo ndumva kinteye impungenge kuko ngira ngo urebye iyo twatangiye gukora mu kwezi gushize n'atari nk'ibyumweru 5 bishize twasohoye kalendriye y'umwaka w'imikino 2023-2024 turayibamenyesha. Igihe kuri ubu iyo kalendriye nta kintu kirahinduka, kereka we nusabye kubyibutsa. Naho nta kintu gihinduka. Tariki 12 Super Coupe, tariki 18 gutangira shampiyona n'andi marushanwa yandi yose ko mwagiye mubibona ku ngengabihe. Ahubwo icyo tubasaba ni ukomeza kubyibutsa abantu, gukomeza kwirinda guhuha, gukomeza kwirinda ikintu cyonyine gishobora gutuma duhindura ikintu kiri ku ngengabihe. Ntabwo bivuze ko ari igiti, ari kiri sitati, ni impamvu igoye kwigobotora, bya bindi bita mu ndimi z'amahanga force majeure cyangwa se impamvu ziri unforeseen. Naho ubundi mu gihe nta mpamvu ihari igoye kwigobotora, harimo nk'amarushanwa mpuzamahanga ajemo wenda atari yarateganyijwe n'ibindi, igihe cyose tuzahora twubahiriza ingengabihe twashyize hanze kandi tuyikurikiza. Ni ryari abantu bakwitega fixtures ko zizasohoka? Fixtures n'ubu nonaha naziguha cyangwa twazibaha, ariko tugomba gukurikiza amategeko n'amabwiriza. Tuba dutegereje ko komisiyo ishinzwe gutanga impushya cyangwa se Club Licensing Committee iduha urutonde rwa nyuma rw'amakipe yujuje ibisabwa mu mabwiriza agenga itangwa ry'impushya. Ko murabizi ko kugira ngo ikipe yitabire amarushanwa cyane cyane shampiyona y'icyiciro cya mbere igomba guhabwa lisansi. Igomba guhabwa lisansi ari ibyo yujuje mu rwego rw'imiyoborere, mu rwego rwa tekinike, mu rwego rwa sporting, mu rwego rw'amategeko, mu rwego rw'imicungire y'imari. Barabireba, hari ibyo basabwa, hari ibisuzumwa n'iyo komisiyo ikaduha urutonde rwa nyuma. Hanyuma urutonde rwa nyuma y'uruduhaye dushobora duhita dushyira hanze uko amakipe azahura. Gutanga urutonde muri kafu rw'abakinnyi ko byari bisipoze kuba uyu munsi, niko iyo tariki biracyariyo? Yego, mu mabwiriza byari sipoze kuba uyu munsi, ariko mu minsi ishize kafu yatwandikiye tumenyesha ko ku makipe azaduhagararira muri Champions League na Confederation Cup afite kugeza tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi, bivuze ko hongeyeho iminsi 10. Aya makipe rero yari Sonate nibyo arimo arabikurikirana ibirebana no kwandikisha abakinnyi muri Premier Cup management system y'abakinnyi bazifashisha mu ijonjora rya mbere cyangwa se ry'ibanze iteganyijwe tariki ya 18 z'ukwezi kwa munani. Tugushimira cyane Jules Karangwa, tunabareke mukore izindi nshingano. Wakoze cyane kuduha umwanya. Murakoze cyane. Ngira ngo ari ibintu bisobanutse. Nk'aka kanasorejeho nge nakaguya ahantu mvuga nti se abakinnyi bakiri gushakishwa muri Rayon Sport wenda no muri APR, iyo pressure yo gukorera kuri iyo deadline kugira ngo nyine batanga urwo rutonde, ariko urumva ubwo babongeye iminsi 10 mu by'ukuri baracyafite igihe kugera ku 30. Nabo bagomba gushyiramo akabaraga. Ni ibintu byiza rero, ni ibintu byiza cyane. Ikindi birumvikana bisobanuke, abantu bazana speculation ngo shampiyona mushobora kwigizwa inyuma ngo 28. Donc Jules byasobanuye birumvikana, ntabwo biri statique, ntabwo ari ibintu bidahinduka, ariko abanyarwanda dukomeze tuguma n'amatariki dufite 12 Super Coupe, 18 shampiyona. Fixtures zararangiye, hazigaye ko Club Licensing iremera bazikoze ryarira, barazirangije kera, urumva ngo zirahari kabisa. Ngo zirahari, aravuga ati nidutegereje Club Licensing kuduha go ahead tugate aya makipe yose yujuje ibisabwa
so mushyira ahagaragara calendrier no Karangwa da Cesar hanyuma reka ibindi tubishyire n'ubundi mwikusanya bitekerezo tuvuge ibyaganiriwe mwikusanya bitekerezo kuko ntabwo birafatwa icyemezo nka Radio Rwanda turagenda ku cyo jira tubwira ati nikusanya bitekerezo ariko iryo kusanya bitekerezo natwe twaribonyeho bimwe mu byo abanyarwanda rero bakwiye kumenya ibyo twamenye mu gihe bikiri ikusanya bitekerezo cyane ko abayobozi b'amaklub bahuye nabo ni aba premier division gusa kandi hagomba kubamo n'uruhare rw'aba deuxième division birumvikana ko nabo baza guhura nabo hari ibindi bitekerezo maybe bashobora kuza kubona byongereyeho mwikusanya bitekerezo ndetse n'ibyashyizwe ahagaragara nuko komite ya ligue abagabo 5 batowe ku munsi w'ejo barimo Lieutenant Colonel Richard Karasira n'umuyobozi wa APR Football Club barimo Haji Mudaheranwa Yusufu n'umuyobozi w'ikipe ya Gorilla Football Club barimo Bwana Juvenal Mvukiye n'umuyobozi wa Kiyovu Sport barimo retired captain wa Jean Fidele ni president wa Rayon Sport barimo Gahigi Jean Claude ni president wa Bugesera Football Club inama igiye guterana jira nkuko bivuze igiye gutora abandi bayobozi babiri bazabahagarariye icyiciro cya kabiri ibe bode y'abantu barindwi icyo twabonye nuko mwikusanya bitekerezo hatangwa igitekerezo cy'uko amafaranga ahembwa amakipe yakwiyongera shampiyona ikareka gukinirwa 25 by'amadolari igakinirwa 100 by'amadolari yego hakareka guhembwa ikipe imwe twajya tubona kimwe mu bintu bigabanya uburyohe bwa shampiyona nuko amakipe yabaga dufite ikintu kimwe gifatika bigana cyane niba hagiye rero guhemba amakipe ane ndumva ko byazamura quality n'uburyo bwa shampiyona icyambere abantu bakundaga kuvuga ngo wenda habaho gushora amafaranga menshi mu kugura abakinnyi urumva nk'amafaranga rero iri gushora na APR atari kubikarangira zo mu buryo nyine bwo kugira icyo zinjiza muri ya shampiyona bashoyemo amafaranga menshi ntikibe gifatika ntekereza ko wenda n'ahandi hose ku isi ntabwo ikipe nyine vuga ngo igikombe wenda nzatwara cyonyine nicyo gihagije mu kuzagaruza amafaranga nashoye ngura abakinnyi cyangwa se mbahemba ariko ni kimwe mu nzira burya iyo utwaye ibikombe byinshi bigufasha mu kugenerating amafaranga menshi ashobora kuba yagufasha kongera kubaka ikipe zikomeye mu myaka iri imbere nk'ubu ngubu ufashe shampiyona y'u Rwanda ukayishyira ku gaciro ka miliyoni 100 wenda igikombe cy'amahoro n'urugero kikagira agaciro ka miliyoni 50 ubitwaye byombi akaba azi ko ari bwinjize miliyoni 150 hakaba haboneka wenda nk'uburyo bwa TV right tuvuge donc televiziyo ya broadcasting ibishyura akuri azamu byari bimeze ikavuga iti wenda tuzajya tugabanya amakipe buri kwezi wenda tubahe miliyoni wenda 10 n'urugero zo mu cyiciro cya mbere si miliyoni 120 zo ku mwaka nisanga ya kipe yatwaye za 150 ku ikombe byombi zibaye 270 ambo urumva ko byibura dufatiye kuri ya payroll ya Rayon Sport twavugaga ejo byo uravuga uti mu mafaranga ninjije ntari nafata revenues zo ku kibuga amafaranga yinjijwe kuri stade byafite kimwe cya kabiri cy'umushahara mpimba abakinnyi banje byibara amezi 6 ari secured imishahara abakinnyi n'abatoza ndayifite icyo rero ni cyiza niba kino mwikusanya bitekerezo nge navuga nti ni ikintu cyo gushyigikirwa bazacyemeza ikindi cyongeramo ni iki baravuga ngo amafaranga ni igihembo habwa nyuma gukemura ikibazo runaka niba haraje muri shampiyona igomba kuba shampiyona muhatana mu kompeta bakavuga ngo uzatwara igikombe azabona menshi wa kabiri abona akurikiye wa gatatu kugera kwa kane bagahemba bane ba mbere yego byakabaye byiza nko muri Premier League ko bahemba bose ariko mu gihe dufite amafaranga make bakaba bavuze reka duhemba abo bane ba mbere nabyo ntacyo bitwaye kuko hatana nyine nawe ube mwiza cyane kugira ngo uboneke muri ba bandi bane ibyo ndumva ntawe bitaniye na bya bindi twese twiga ku ishuri bavugaga bati twese turifuza leta irifuza yuko mwese mwiga ni byiza ni mwige murangiza secondaire ariko kuko kaminuza mwese zitazaba kwira amanota niyo azaca urubanza uzabona menshi azabona kaminuza ya leta utazayabona niho uzaba wizize mwese mwigiye mu ishuri rimwe mwigiye hamwe koresha ubwenge bwawe n'ama equipe icyo gitekerezo ni cyiza bya bindi rero ngo mu minsi ya nyuma ngo ndaguharira ngo ndaguha ngo nye ntacyo ushaka buriya bizagende mwikusanya bitekerezwa ku buryo mu myaka iri imbere bakongera zikagera ku 8 zihembwa amafaranga naboneka zizamuke zigera kuri 12 ku buryo umuntu azajya avuga ngo uko mbona umwanya mubi
birangana nuko mbona amafaranga make icyo ni cyiza cyane so ndumva rwose icyo cyo kuba bashyiramo amafaranga cyo kiraryoshye ni cyiza hanyuma hari amakuru avugwa n'ubundi nk'ibyo namubazaga n'ubundi ibiganiro hagati ya Azam ndetse na federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Azam ikagura TV rights izahita itanga miliyoni 900 ibihumbi 900 by'amadolari mu myaka 4 ariko ngo ubu haracyarimo haraganirwa ko Ferwafa yifuzaga ko ibihumbi 900 byaba mu gihe cy'imyaka 3 bitarafatwaho icyemezo. Ikusanyabitekerezo kandi rigaragaza ko umubare w'abanyamahanga ugomba kuva kuri 5 bakaba ikipe ya APR Football Club ku munsi w'ejo yongereye yongereye muri staff abantu habanyugiyemo Ndize Aimé Désiré bakunda kwita Ndanda ntiyari muri ntoze ya hari ingingo yego yari muri staff ya ingingo ubu yagiye kuba umutoza wungirije ushinzwe abaza ikipe ya APR Football Club bagaruye retired captain Eric Ntazinda uyu nguyu yabaye team manager wa APR kuva 2003 kugera 2009 captain Eric ubwo ari team manager wa APR yatwaye ibikombe 2 bya Sekafa 2004 make-up yego kugeza APR mu mikino y'ikiciro cya 3 cya CAF Champions League 2004 APR yasezerera mu kiciro cya 2 cya CAF Confederation Cup bimwe mwita Cup Winners Cup 2004 APR yegukanye ibikombe 4 bya shampiyona ibikombe 3 by'amahoro yego ya APR yigeze kuba ikomeye cyane mu karere umuntu zo mupira akorana na Jean Marie ari umuntu muri babandi bita bajyanje w'umupira ni muzima cyane. Ndanda yafataga yambaye ipantaro nicyo kintu mwibukiraho Ndize Aimé Désiré Ndanda muri icyo gihe Ndanda abazamu benshi niwe bafataga bambaye amapantaro yariyo costume y'abazamu akenshi n'imipira miremire y'amaboko maremare gutya ifite ibintu hano y'eponge ubungubu rero byari bitabazamu muri bakora no muri kane tujyana nkunze ngo Manamazane nawe yambaraga ipantaro muri ya myaka yo hambere hagiraga ibintu ngo bituma ngo amavi yaba adakoboka byabaga ari nabi koko ibibuga byabaga ari bibi ntago ari ngubu hari ubwatsi ariko se ko ni Burayi ariko bambaraga benshi nyine nibyo mvuga nabwo ubwo berega nabo nuza bagiye bazivugura ati inuza ubwatsi ariko uri ku muzamu wa Iceland 2018 bitaga Kirari yafataga yambaye ipantaro ejo bundi bose hari n'umukinnyi wo muri ekipe agakipe kako ba Barthez rabazi bambaraga ibintu Bernard Lama nibyo ni Sheriff Tiraspol ni ekipe yerutse yo muri Moldova yerutse gukora ibintu bitangaje muri Champions League ni Sheriff Sheriff Samaro yambaraga ipantaro baracyari inyuma kuki Shibub atarasinya muri APR FC. Yes ni dossier abantu bibazaho Shibub munabyibuka ko abantu bose baramubonye aza mu Rwanda twanamubonye kuri tennis club ari kumwe na Tadeo Lwanga bavuye rwose mu myitozo donc amaze igihe kinini mu Rwanda kurya abantu baribaza kabandi bose bamaze gutangazwa yewe hakazana ama bienvenue Charles baje nyuma ye APR kabatangaza kukiwe tutabona nyine ifoto ijya hanze y'uburyo yasinyishijwe. Sasa rero nguko biteye muzi cya kibazo Shibub na mugenzi we w'umunyasudan bageranye na Kiyovu barerega muri FIFA ikaba igomba kubishyura 60,000 ku buryo cyo bitemerewe no kuregistaringa abakinnyi mu gitare cyo muri icyo kibazo ngira ngo ibyo bintu murabizi ibyo twavuga byose bya Kiyovu abakinnyi iri kuzana bagomba kuba registered ari uko kiriya kibazo cyabashibu cyabanje kurangira. So rero APR ngo abari kwanga ko hari igihe Kiyovu nawe yazaclaiminga ivuga iti uyu muntu watureze avuga ko hari ibyo tutubahirije yasinye amasezerano n'ikimenyimenyi dore ikipe yasinyiye n'ibihamya ngibi ni umukinnyi w'indi kipe Shibub ariko asanzwe afite indi kipe yakinira kuva muri Kiyovu Sport atarigeze akinira n'indi kipe yasinyiye ntabwo yabaye atafite kipe oya uko babivuga ni uku nguku mu gihe ikibazo cye kiri pending sibyo we nashaka gutuma hazamo ibindi bintu byasa na hari ukuvuga ngo habaye nko kuvuga sinzi uko nabisobanura tuvuge ufite kipe wari urimo Kiyovu Sport nibigiye kukwishyura uko biri kose FIFA izakemura kesi yabo ishana kumutegeka ikamubwira iti okay Kiyovu nibiri ukwishyuye ni a condition ke nawe ugomba nyine kwikorera sinzi niba icyo kintu mutacyumva kesi ye iri complexe ntabwo ari kesi yo gupfa kuvuga ngo ni kesi y'amafaranga gusa ngo munyishyure ari no mpamvu ubona nubwo bahaniye Kiyovu ariko Kiyovu nayo yari isobanuye ntabwo Kiyovu byavuze ngo tugucira ubanze ko ntabwo ushobora kugira ikintu uvuga ku bintu byakuvuzweho Kiyovu rero
barimo baravuga ngo bishobora kuba APR wenda iri kubitegereza ngo ibanze rebe uko bigenda ibone kumutangaza ni ibivugo abandi bati oya ntaho bihuriye nkuko Lorenzo yarabivuze bati APR ni strategy gusa zo kugenda itangaza abantu mu byiciro nkuko nero twagiye tubibona ibikora igatangaza umwe nyuma y'iminsi igatangaza undi nyuma y'umunsi igatangaza undi gutyo ariko icyo twabwira abafana b'equipe APR nyine bari bagizwe mu ngenge Shibuba ari mu Rwanda yatangiye imyitozo ku giti cye Shibuba akaba ari gucumbikirwa na APR ari kugenda mu modoka nziza y'umukara ya V8 nziza aratwarwa n'umuntu yahawe na APR donc 100% ari mu Rwanda kubera APR ari muri systeme APR ari muri APR ni ikibazo cy'igihe nimugira ngo wenda ni ikibazo cy'igihe azatangazwa Krebe ya nyuma hari bitararangira ku masezerano ye urumva ntabwo ashobora gufata case ebyiri zikurikiranye ngo zihurirane umwe tanto bya